reka twifurize kugomya kugubwa neza cyane wowe udahwema kutwereka ko udukunda ukajya ukurikira amakuru yacu ya Gika TV Rwanda, uri umuntu ukomeye cyane. Njyewe rero muri kumwe umunsi ku munsi nitwa Umugabo, mba ndi kumwe na The Fresh kugira ngo tujye tubagezaho amakuru azajya abagezweho gatanu kuri gatanu. Twebwe nkuko tudahwema kubagezaho amakuru abagezweho, kuri ubu tuje kubabwira ko Ngoma umugabo yishwe n'inzoga bari bamutegeye. Umugabo w'imyaka 33 wo mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma yategeye kunywa uducupa 7 tw'inzoga zizwi nk'ibyuma, ageze ku ka gatandatu ahasiga ubuzima. Ibi byabaye ku 19 Werurwe 2025 bibera mu mudugudu wa Kanyinya, akagari ka Mutsinda mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma. Uyu mugabo yategewe kunywa amacupa 7 y'inzoga kuko abo bari kumwe bemezaga ko atayamara, bamubwira ko nayamara bari buyishyure. Yatangiye kuzinywa ageze ku gacupa ka gatanu aba aribwo amererwa nabi, bamujyana kwa muganga birangira yitabye Imana. Izi nzoga yanywaga biri kuvuga ko ari inzoga zizwi nk'ibyuma. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma niyo nagira Natali yavuze ko ibyo umuturage wategewe kunywa inzoga z'ibyuma babimenye, ashimangira ko unywa inzoga nyinshi kubera intego abari gushaka kwiyahura. Yagize ati iriya nzoga iremewe kandi iranacuruzwa, ariko duhora dukangurira abantu ko banywa mu rugero. Ikindi cyose yewe n'umuti ukuvura iyo unyweye mwinshi waguhitana, n'ibiryo iyo uriye byinshi ukarenza urugero biba bibi. Turasaba kwirinda intego nk'izi. Meya niyo nagira yashishikariza abaturage kwirinda kunywa inzoga z'inkorano no kunywa mu rugero. Anasaba kwirinda gutega kuko bishobora kubaviramo ibibazo, yaba uwatanze intego n'uwategewe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamdun yasabye abaturage kwirinda bene ibyo bikorwa kuko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ati abantu banywa inzoga bakwiriye gushishoza bakareba ko inzoga banywa zujuje ubuziranenge, bakanywa mu rugero, aho bishoboka bakazireka kuko inzoga iyo uzinyweye nyinshi zirakwica. Yasabye abaturage kureka imikino yo gutega kuko ishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, ahubwo abasaba gufasha mu kwerekana abakora izo nzoga z'inkorano kugira ngo bakurikiranwe. Byumva ko umugabo w'Ingoma yamaze kwitaba Imana azize inzoga bari bamutegeye. Ariko ngushimire cyane rero wowe wadukurikiye kuva inkuru tugitangira kugeza ku musozo. Njyewe nitwa Umugabo, yitwa Gika TV Rwanda. Nababwiye ko ndi kumwe na The Fresh gatanu kuri gatanu kugira ngo tujye tubagezaho amakuru aba akunogeye. Astra Vista, tubonane mu kanya.